Norbert na Muyango ntago uzaga kungu kayago na Muyango hakazamo n'iby'umwana n'iki aho operation ruzingiyeho uyu Muyango namaze kwakira amakuru yuko mwumvise inkuru twabakoreye tuvuga ngo mbere y'ubukwe hari ibyombo hari ibirongoranwa byagiye kugurirwa mu bihugu by'Abarabu turaza turabisobanura dutanga umucyo nandi maceno yakoze inkuru namenya amakuru ahubwo yundi mukapo ufitanye connection n'uwitwa Muyango Claudine umva w'umuki umuzungu wahagarikiye aho baziranye bakora iki ngo Norbert ngo umugore ngo yarabafashe ngo mwa breakinze reka mbabwira ibintu abanyarwanda batagiye kwishimira nawe ubwawe ugiye kwikanga na Irene naho mpera ntago ngemba rekura wamfura kora prank ngo ni nasi yanjye ngo yakoze ubukwe anzika uribuka avuga ngo mama ugiye hakiri kare ngo haburaga gato cyane icyanteye ubwoba nabwiwe na Desire umunywanyi wanjye wibereye Montreal yamaze gukodeshera inzu uwitwa Vestina na Dorcas igihe cy'umwaka n'amezi 3 ubwo n'amezi 15 namaze kwikanga Vestina na Dorcas ntago bazagaruka zikamwe yo zitahanye n'ababyeyi be babimenye iyi ni platform iremere nta muntu uzavuga ubusa n'amezi 2 mugahita mumenya ukuri nikanze kandi disikirema afunga umutwe byumvikane ntubizi ubu yatereta umuntu murazi ijoro aribwo ari kwa prodinga aribwo ari gushaka gukora operation ari wowe se aha urabizi ngo umuntu siko yanga gasuzuguro bajya gukunda hashize imyaka 3 diaspora forget icyo kibanze gitambuke kuvuga ngo uyu mugore wa Kerema sumu diaspora abavuga ko ari umumisi indi breaking news ya kabiri mwamusacinga mwakora iki uri kumva uyu ni umunyarwandakazi wuzuye ndetse ndagira ngo breaking n'amazina ye mu bambere kuko nyine nari mu kizuru bamwita Manzi Ariane Wamfura we Madame Disikrema anytime bishano gupfa nubwo tumwifuriza ishya nihirwe kandi biri kwihutishwa Disikrema ku myaka 26 agiye kurongora. Alright, Jaras Official TV twongeye kubana namwe turabasuje amahoro y'Imana abane namwe muherereye kandi mukomeze kugira impagarike n'ubugingo bw'ubuzima bumera mukada kuzunguza umutwe uvuze nyine impagarike n'ubugingo numva ntago byoroshye bura nararokotse mperutse kurokoka umusa sha ntago byoroshye niyo mpamvu mpereye aho abantu benshi bajyaga banyishyuza bati se mukada ko twabonaga yabijemo muri guhuza murekura yaje guhita burate umukada abamwe nkabasobanurira hari nabo nagiye nereka abwira nti yagize impanuka precise umukada abanyarwanda bagukurikiye ngo wari utuvuyemo habuze gato nago byoroshye urakoze Jaras kongera kunyakira hano kuri Jaras Official TV na hano natangiye kwiyumvamo nko mu rugo mo gakeya ariko se gake ahantu hambere twakoreye ikiganiro nasoje mvuga ati ni yantebe se Bruce Melodahura na Mugisha ari yiteretsemo nyine nkatambikamo gutyo ubu rero ahandi wanyicaje iyo imetero iri kugegenwa neza muzee wa kazi yaba yiteretse urumva rero uri kugenda inyentegra ni fresh mbanje kugushimira ariko ejo bundi ubwo twinjiraga mu cyumweru cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi 1994 umurongo wacu aho nkorera kuri Oasis TV1 boss yahisemo yuko nubundi tugomba kugenda hirya no hino twerekana amateka atandukanye y'igihugu duhitamo rero intara y'uburengerazuba karere ka Karongi tugenda tuna blessing abantu bino bita kuremera abantu mu bushobozi buke twari tumaze kugeraho ubwo rero mu kugaruka mvayo nkora impanuka kuri moto nitura hasi ndakomereka haba ku maguru mu mavi nahangaye inyuma ku mutwe ho gatoya nyine ariko
abantu bagiye babibona ibipfuko nyine bitera ubwoba ariko Imana yarandinze ndetse mbona ko ari impamvu nyine ngomba kuba nkifitiye mikoro kabisa ariko nkina showbiz muvandi tuvuga facts twinjiramo gikada dusobanura urabizi aho rero nibyo byambayeho sinzi ntitwahatinda kuko nubundi ndacyahumeka hari abansengeye Imana ibaha umugisha hari abandi nabo nyine yenda bari no kumva baruhutse nabyo bibaho ariko buri muntu wese agira umurongo akoreramo ubwo rero nibyo byambayeho bituma batongera kumbona none se warakize kwambaye ingofero ipantaro cyangwa ni gake gake mbo narabibabwiye bushize we naranabikubwiye ndavuga nti iyi ni kariyeri yanjye ndetse niteguye igihe kitari gitoya hari igihe biba ngombwa ko n'ubundi ubutarakira neza ukeneye iyo recuperation ayo masosi menshi kugira ngo n'ubundi nibikomere bisibangane kuko basanze nta kintu nabaye ntangiritse usibye kuvunika n'ibyo bisebe gusa ubwo rero na showbiz iri kuncika uzi byinshi byagiye biba kameme mu gihe nkiri kubasha kuvuga byibuze naza tukaganira tukagira bimwe dutambukamo nyine gikada nibyo yego warahuritse umusaza sha Imana yarandinze sinzi niba abantu se bari kuguha imbuto cyangwa ni wa mufundi muhurira ku gikwa nabuze n'ukuntu mbibabwira urumva nanone hari igihe biba ngombwa ko n'aba boss bawe bakuba hafi biri direct ndetse byari bikomeye no kwivuza kubona iyo miti byari bihenze kwivuza 100% ntago byoroshye ariko nanone hari n'abandi bakunzi banjye batabimenye nta wamenya kandi buriya biterwa n'umutima w'umuntu niyo naba ntarwaye cyo nabura gitinda muri umuntu urwaye umuntu n'umuntu w'igihazi hari igihe amugirira impuhwe kabivuga uko ahubwo wise wegekaho ati wa muntu abazi umukada ngiyo yegetseho tuba tugiye kwinjira twitereka ubwo rero bagerageza abantu bagusure abakunzi b'umukada mukada ni umuntu uduha entertainment mumugereho nyaboneka abantu ba hano bigaragaze bakuremere bagufashe gusunika iminsi fata ku mavuta ubwabyo nimba wakurikiye no mu ngingo nuko yagiye ashinjwa 155am no gukorana nayo habura amasezerano nicyo cyatumye batanonsa ku mugaragaro ko yaguzwe yatamitswe uri kumva nicyo cyatumye batabyerekana kuko byari muri zimwe mu ngingo bashaka ariko kubera yagiye bucece yego ariko icyo akenyereye harakizi kugeza ubwo yiteguye kwijandika kimarira yakavugira 155am bagiye Burundi ntago yisanze ku rubyiniro ari MC fata kwa Bruce Melody ndabyibuka yego zamuka ariko wamfura wigita ndabyibuka pe wari ugiye guhakana oya batangira gukorana uzi ko muri yabyinishije Brian muri kirya gihe se DJ Brian ntiyari official DJ wa Bruce Melody ariko nabyo atari ibintu bivugwa ku karubanda usibye mwe b'abanyamakuru mubizi tugendane neza fata ku mavuta yageze arerura ndetse na tiza yarekuye kuri IG bari batararekura ikiganiro kuri YouTube kubera ibi bintu by'imanza birakomera gera hano ntabaza hari impamvu mvuze ngo ntabaza inde wundi umwitayeho unyibutse mbumvishe ntago yarwanye na DC Clement ntago yamwise ngo wakabwawe ngo ibiki ngo ibintu ngiye kubibumvisha baretse gato fata ku mavuta arwana na DC Clement Kabanda Jado ntago bafunze ikiganiro ndetse no nyuma y'ikiganiro bigakomereza erega ntago nsinzira hari yamba mpari bariye yomba koze inkuru ntibabyumve n'abanyarwanda ntibabyumve ngomba kugomeza nkabereka ko tubatega iminsi aha atari ukubera ubuswa ahubwo ari ukuvuga ngo Cristiano na Messi ntibakina mu ikipe imwe iyo logique isaba iki fata noneho yifitiye ibibazo nta handi ari kurekura imiriro ye kandi kuri radio nta miriro iharekurwa ubwo rero bageze aho bashinjanya amatimu ibintu nirirwa mvuza minduraha ntimwabibonye se ngo horanshinja ngo coach Gael ngo 150 ngo wowe ngo ko ndi kuva ndaje mbibumbi ntundeviye umva rero kwitereka nyuma y'ibihumbi bitatu fata yahawe
y'idolari ko Kasuku yahawe 7 yirirwa avuze gutya aho nakoraga buriya kameramani wa Kasuku uramuzi ntawuzi kameramani wa Kasuku uba mu Rwanda yari mu Rwanda gutya buriya niwe wadukameraga n'iki 7 bari abadumba bavuga ngo nta mukire ndabona birirwa mu bakire ba Canada na hehe ngo meze nka hari ikiba cyaratambutse fata kumuhereza 3 nge nishimye aho kubiha Bahatima Kaca nese ni umunyamakuru ariko yarayahawe akitagurisha imodoka ishaje aregeranya nyine ngo barongoye aba diaspora ariko nizishaje ariko bana barunyumvisha ugiye kunyumvisha fata umva fata rero ukuntu aba yijanditse ukimara kumukandira anomve ahita kwereka ko yamariyeyo umva imfura umva kugira kano kanya ubashe kugwisha 1:55 am ubashe kugwisha element ubashe kugwisha uwitwa Coach Gael ni uguca umutwe fata ku mavuta ni ukugeza fata ku mavuta imageragere wamwumvise si imfura aha yari amaze gukenyera ariko urubanza rumeze gute iriya dosiye urayibuka ibirego no pujana niwe gusubiza sinzi nimba simbijyamo izo nta facts zirimo ibyo biri imihanda ahubwo rero kuki mvuze ngo fata ku mavuta yantabaje ibyo nabyo tubitambukanemo neza ko yanditse se avuga ngo abanyamakuru bamuvugire noneho wa mugabo nyuma yo gutsindwa mu rukiko yahamagaye umuyobozi wa Radisibo amusaba kunyirukana biramarira ikinopuja nyuma yuko radio ye y'Irusizi ihombye naniwe kwishyura abantu ntago byavuzwe ariko umuntu nawe ntagakora ibintu ngo muhite mumufatirana none se niba radio Rusizi rarerwe kwishyura abantu akaba ashaka kwihimura ibyo arabibujijwe inshuti za Nopuja n'abambari be bose bari mu rugamba rwo guhirika fata ku mavuta ndabasuhuje aha bari bamaze kumwereka fata yari yamaze kuba umwere umva caption rero aho bigeze ndasaba ubufasha bwanyu nk'abakunzi ba showbiz nyarwanda kuko ngenda abona bikomeje kumbana byinshi mu mutwe inshuti abavandimwe ba Nopuja aho bigeze iki kibazo kirabareba hakenewe umuntu wumva uburemere bw'ibintu biri kumbaho bavuga ko ikibazo cya mugenzi wawe byanze bikunze nawe kikugiraho ingaruka mu ntabare mugenzi wanjye nyine urekura imiriro abanyamakuru twirirwa tuvugira abantu ese twe ninde utuvugira iyo dukeneye ubuvugizi ko mbona na bagenzi banjye banyitarutse bagenzi banjye mukorana mu mujyi umwe n'ibandi ni Disikrema mu Rwanda arakuvugira iki fata ku mavuta nako Jihad wagapfa guhumiriza ariko nawe nukageraniwe ngiye kubibumvisha arageraniwe umusa yamuvugira nabonye ari mu Rwanda nta kindi nshoboye kitari uyu mwuga babishaka cyangwa batabishaka nizo nzozi nziza numva narose kandi nkazigira impamo birirwa baganira ko mu Rwanda gufungisha umunyamakuru byoroshye ngo niyo mpamvu bazashyirwa bafata ku mavuta ari mageragere umugabo mbwa aseka imbohe inama yanyiremewe comment zose ndazisoma ari gutabaza nde wundi wamuvugira atari umukada ejo ninge ntibampereyeho natohoje sha ibi bintu bizamara iki tubavaho bizabageza kuki showbiz iragera he iterambere birirwa barata bajya mu Buganda umufana ushatse kujyayo nakoze iyi nkuru aha ngo wibeshye atunguke turahakubohera ntago nabibumvishije nirwo rwego rwa showbiz bashaka nsobanurira rero aho ngaho ubundi tuve kuri fata ku mavuta Imana ishimwe yamurinze amenyo ya none ngo bari kumushinja ngo kuba umukozi ngo wa 1:55 am ngo bahanganye ngo kandi ngo mujye mumucunga neza kandi nawe ubyemeje mbyemeje ubu kuko ngenza nido nzana amakuru yo mu nda y'isi fata ku mavuta yarakeneye ahantu arekura imiriro kandi yimennye inda nyuma yuko abeshya abantu ngo 3D TV niye atazi shako ejo bihinduka yabuze ubushobozi yirirwa arata ngo mama yake we ngo ni umukire yabuze ya kamera ngo ashinge cena yite fata ku mavuta yinjize nkuko disa kegeta nkuko jarasa kegeta nyeshwe ubu kugenda wise za silver button ziraza
ubu we kugenda mu modoka asaba Ariko ko umutoza abasaza. mukandira ariko weho tuma abasaza batankandira ba pizo baje muri game ejo bundi arata ngo zagumaguma yari muri zakina ngo yari mu bisumizi si ubyibuka akabyirata pizo ntavuye mu cyaro ejo bundi amaze igihe kingana icyo agenda yica aramukegeza yamubanjirije kuri siridi uri kumva wamfura we tuhave ariko tuhave turahava gute ndagira ngo tuhave gutya ejo nabonye umunyamakuru avuga ngo ngewe ngo Jihad ndamwanga ngo ibyo yikora ko si byo bintu abanyamakuru b'iki gihe uwo nuwahese se tumwamamaze nawe yivugisha ubugambo umva wari baraguze wanga umuntu waramuremye biratangaje kubona akandika akoherereza mugenzi ngo reka tubanze dufungishe cyangwa dufunge fata ku mavuta ngo harakurikiraho Jihad harya mujya muvuga ngo iki baravuga ngo abagore barabataye babavuga mugatangira abagore barabataye vuga abantu batawe n'abagore bari muri iyi game cyangwa ivugire wabivugiye se ariko sha wasanga nanjye abantu batawe n'abagore ntabuze abagore bakabata cyangwa abagore bakagenda ubundi buryo abandi mukarinda ubwo mugenda muyakura musenya ingo z'abandi abandi mugasiga n'izo kampani z'ubukerarugendo muzisenya njyewe nzaza mbiyanikira abo bantu se Jihad uyushaho ko ari byo njya nkubwira ahangaha ko ari uko abanyarwanda yenda hari bake badukurikirana badukunda ntago nazaga mvuga iby'amatimu ntago ari we wazaga mu ma press conference ya Debeni ntago ari we wari uyoboye timu bajya bagiye Huye i Burundi sorry ntago ari we Burundi nawe yarari muri yego bafatanye gutya ye wumve nyine ukuntu yatima ari ingome nunyumve nabi Chita ntago ari we wari ubiyoboye ntabwo ababayemo inyawe baje kwandagaza uya bari no muri timu hari impamvu bagiyeyo Jihad aranabivuga ngo awadi ngo bagahamagaza ngo n'abanyamakuru babo nafata yabigarutseho nabyumvise babivuga bariya rero hari ukuntu bafata abanyamakuru babo bumva umurongo wabo bakaba ari bo bajyana si ubwa mbere ngo niko gashya ngo bavumbuye uri kunyumva neza ndabizi rwose abo bantu rero batawe n'abagore ni nabo bantu ngo bahawe ngo ama award nibo bantu abantu bahemukiye n'amakampani ngo nibo batangira gushaka kubafungisha koko ubwo twashakira rero umuntu watawe n'umugore akabona award akanahombya kampani y'ubukerarugendo uwo muntu akaba kandi ngo yahawe award nta gikorwa ngo amaze igihe kinini ngo ahemberwa imiranzi ngo se yabarinde East African Entertainment Award ni ibihembo bihabwa abanyamuziki mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba mu gushyigikira iterambere ryabo ku mugabane wa Afrika no ku isi muri rusange. Ari Yakuru yatwaye igihembo mu cyiciro cya East African Film Star. Muyoboka Alex yatwaye igihembo mu cyiciro cya Best Artist Manager wa East Africa. Muyoboka amanaging uhe muhanzi? Producer Koze nta managing Marina. Producer Koze arotwa n'igihe Philipita amumanaginga amufatisha udufoto kurase ko ari kumanaginga byibuze igikorwa kikagaragara amwitereka hejuru ati bafatiwe mu cyumba Irene ati akagapranka se karabahira kuri nabagomesha kuri producer ya Badamasa yamuvuriye ngo producer Koze wo muri Country Record yatwaye cya audio producer kandi ubwejo mundi mwisango na muzika award muri award za Kina Music award za Kina Music uri buko umunyamakuru yari yadekoni kwisango naho barampamagaye barambwira ati nyaboneka uwo muntu yari hari ku kibuga simuzi mu mushaki yari yadekoni uri wavuze ibyo yari yadekoni yego uribuka ko bagiye uribuka ko Muyoboke yafashe award icyo gese harya yarayibonye uribuka ko Prince Kiza ari we wafashe award ubu mu mezi angahe n'iki kimukubise ko atari Kiza yitwaye no gusaranganya noneho unyumvira gashya ngo Country Record yatwaye igihembo mu cyiciro cya studio hari ibintu ugomba gutandukana reka tujye tubwira n'abantu kuri oya Kizi igisobanuro cye muri Country ntago ari nk'icya Koze yego tango umwe ni umukozi undi ni murumuna
Gusa urumva ni umuvandimwe mu maraso sha twari byo uri abagome. Ntabwo Ibyo namubonye rero muri dosiye tubiveho se? ibyo tubiveho turabivaho gute? Fata ku mavuta Imana yamurinze. Ejo ninjye nimba bageze kuri jihadi, abantu bari inshuti zabo babirukanka inyuma, ubu barize, baricaye barize. Ni byiza nanone ku rundi ruhande, kandi nanone sinabibabwiye twiyanzikire. Yego. Ariko uribuka ko nababwiye ko Fata ku mavuta na DC Clement ikipu nshinja ko njye nkiyitaga kanda abantu kumva abantu bari kubaho. Ninde utabizi? Ninde utabizi? Yiheze umva ahangaha umva DC Clement nakubwiye. afite izina oya attention ntuzongere kunyubaho kandi bosi wawe bosi wa attention bro attention reka dukomeze uvuga muri general ariko gushuka abantu ngo nguriya ngavugira bariya waba ujye kubana no puto ushaka kumva bitari byajyanye mu rukiko ngo njye ngo ndumuvugizi wa 155 yem byarangiye ukavuga ngo coach urabyumvise ibyo bintu? DC Clement cyamurenze. Narakubwiye ngo biragoye, amezi 3 bahawe na Kabandaje, narangira barabongeza Chimpaka barabongeza, kandi barashaka ku branding izina rya radio ryarafashe. Urufuzi fata rwa murenze ari kuvuga ati uri kwigira nka no puja boss wawe. Narabibabwiye iby'amatimu ako se barakanda ariko mana yanjye barakanda ari amatimu y'uburetwa. Iyo mfura bayita Jaras Official TV. Nanjye mba ndeko uri kumva umusa. Narabibabwiye ngo biragoye. None DC Clement yageze habura fax akajya avuga kunkanga yadagazwe ngo ibyo bintu by'ububwa ngo wakabwa. Ariko mana yanjye ibi bintu Kabanda yaje igitaraganya arahosha kuko narindira ivumba kurikirana mbagenda runono nanjye uzi ko ntuyigikondo Rwandex ni 500 ku kabike nahise machine ngiki kuva Merezi ya kabiri ugera Rwandex 5 yawe pe Kabanda yari yafunguye yego wamfurawe. Tubivuyemo gutyo biragoye, ariko Imana ibarinde nyine iyi trio kuko punditi yashimyeho biranga n'inshinga nafite ku gihe urabizi. Mvuga na Kapo wamushimashimiye hariya byanze bazanye Venkeri na punditi ariko yaragarutse. Yego oya ni punditi uriya niwe watangiye projet. Uriya mbere yo kuva kuri The Choice uriya niwe wasaga nka directing ibiganiro umutumirwa bimeze bite ko ba Philipita babibereye mu miziki agomba kuba updating mubaze gutya bimeze gutya live kuri phone aho ngakurikirana. Uriya ari mu bantu bangajwe mbere asanzwe afitanye ubucuti na Kabanda. Buriya ni nk'ubwa DC Clement ni abantu bakundwa na Kabanda Jado ntagati gakubiranyije. tuve kuri iyo ngingo wamfura. None se ko numva iki kibuga ndakigutamo ninde bakurikijeho ko batangiye kungenza uzi nde kuri miriro kuri Genzi Comedy mvuga ibiki n'ibiki n'impamvu bari abantu bo muri Genzi Comedy birirwa bavugwaho. Wagize ngo ni coincidence? Ingero zose barazitanga kuri Franco Kabano, ingero zose ni kuri Chita, ingero zose ni coincidence niko mutekereza? Iyo nkuru nayo yangejejeyo nde kuri miriro kuri ntago nabibabwiye se, ariko abo ntago ari kimwe n'aya matimu. Nanjye rero ucyata ku mukada ndakwereka ko nacukumbura noneho nkagera indani, ndakwereka ko aha niba umukada nabizi kugera indani. Yego birashaje bisabye nkaho biri kurangira bitari no kuvugwa cyane. Yego ariko nyemera nabyo mbikubazeho wenda narava kuri ibyo. Yego hari Yago na Marishari Rio Estate byo twabibonye kuri Twitter. Yego hari Muyango na NBG iziramo na boss wayo na Ruberi. Yego ibyo ni ibintu bibiri abakozi n'abakoresha bihurije hamwe kubera ko bijya kugira inyitimo nubwo wenda bidasa. Yego aho hantu Donido hafite imeziti ko numvise bamwe bavuga ngo Muyango ngo hari umuntu amushyiragaho igitutu amusaba ngo amafaranga buri kwezi bituma ava muri diru umuntu nyine ngo avuga biriya bintu by'ibihuha. Ndetse n'uruganda narwo cyangwa company iradekarara yavuga ati iki ni igihuha. Ariko mu gutera imetero tubona igihuha cyaje mu kwisegura. Yego acyo kitazi yubusa. Yego
byayagowe na marishare byo urabizi byo nakasa mutwe ibi bintu amfura yego mba nashyushye rega jya uhita umpereza ijambo yego kanzi ndahera rero wabonye ejo bundi banywanyi banjye bari kuvuga ngo Muyango Claudine ngo amafaranga ahembwa ku ijoro unkurikirana ibintu byose ndi kuvuga bifite ahantu biri buze guhurira kandi nkashyiramo amayeri nyine iyi mihanda ntinyerera se ntubizi ubwanjye okay reka mvuge no kuri marishari gato marishari ubwe yarekuye ijwi avuga ko diru yari irimo KTN bahanganye KTN iri mu Kizuru ko ariyo yagombaga gutanga ikibanza baza kubihindura Mustafa Kidaza gusaba marishari wumvise ijwi rye ayengo ariko ngo badoporopoje turaza ajya imbere ya kamera arabyemera nyuma za guhinduka yago ariko yago ni bya bindi bye ni kwaguhubagurika ko abantu birirwa none nabonye umunywanyi ari kuvuga uzi nyine ibinyoma birirwa bamubeshyera bagira gute n'iki n'abamurwanya n'iki nubwo natwe dutohoza ati ayize ngo sari umuntu nk'itabakuze narasetse munyamakuru mukurusha yaramenye uwuhese uwo nuwahise ibyo bintu narumiwe umusiniya w'umunyamakuru ibyo mbivugiye iki yagura bizi bya yago byose ukuntu agenda abantu bamwikomye babahanzi yagiye afasha urabizi ukuntu ngo bagiye bamukorera inama bakageraho ngo na cano ye ngo ikagenda uzi ibinyoma byagiye byitambikamo kwiriza kwe aho bamubwiye ati yago cyangura cano y'ibiganiro n'indirimbo ntiyumva ntiyabyumvise nyuma kwa kutumva kwe yago nyabuneka nibiva kwa Element dore bikarangira agiye kwiba indirimbo na bafanta bikarangira yagogaruka mu biganiro akigira kumena n'amafaranga arasigaranye kwa Korazi Band ngo nagatwigo yago wagiye ubona ahantu yagiye bavuga ngo reka kwiriza akabyumva ukuntu yagarutse akarekura imiriro kuri Brian Nande na Jihad urumva atari yatangiye gushya ariko akagenda ahura n'ikibazo cy'uko ari umuhungu anabyira ati ngende umuhungu ndakoma ikinyoma kije niwe nanita ibiki bije ibyo byose ntagashya mvumbuye Norbert na Muyango bagiye gukora imiriro ngo umugore we uzi ko yabijemo ngo kandi ngo no kuryamana ni ikintu cyuzi ko ku mihanda ntacyo mvumbuye Norbert mundonke akubiranyije na bampora iki Norbert wiyujuje amatati waje ndagira ngo tugendane ibyo bintu bifite ahantu ngiye kubihuriza ariko fact yego kugeza ubwo ngewe nkoze inkuru mbere y'ubukwe bwa Muyango ngiye kubibumvisha amezi 2 nsobanura amafaranga kujya kugura ibyombo Dubai kujya gukorera ubukwe romantique kumbi bya Norbert bigeze kure ariko ngiye sinitsa kuri Norbert narinze abandi bakaba ntaguza gakungu ka Yago na Muyango hakazamo n'iby'umwana n'iki ibyo ni rumazi z'imihanda noneho iyo ngeze kuri breaking nabyo ndabivuga kuko natoje kuko nyihagazeho mbabarira unkinirira ijwi urebe igihe navugiye aya magambo n'abanyarwanda mbababwiza ukuri usobanure iyo ni inkuru iri kuri Oasis hashize amezi angahe ngiye kuvuga ibiki iyi nkuru imaze amezi 2 yego 2 isohotse reka twumve yego zamura volume ngo yemera Tamira ririya fungo nawe yamaze kugera ku rundi rwego utagira ngo Muyango hari n'abantu bari muri Kigali Boss Babe arusha izina urakoze cyane hari n'abantu Muyango yanatumbagiye no mu mafaranga numvise amafaranga ahabwa kuri hose imwe kwijoro almost hafi 700 nje nikanze umva Muyango pa night fungiraho pa night ibyo nabivuze ryari ngo bari kuza gutohoza wamfura nabivuze ryari by'amafaranga afata pa night mu mezi 2 ashize ubwo mba nabanje nka kegeta mba nabanje nka kurikirana ntago twicara tuvuga gusa muri uru Rwanda se hari umuntu uzakavuga ibintu atazi cyara tubwira ariko
komeza pureyinga andi masegonda make imbere wumve sasi ngiye kubibumvisha aho ruzingiye naho Muyango twese tugira ubuzima tugira background ariko nakimenye si umutagatifu kimenye yicara nkurikirane twagiye tubona amafirimbe yagiye hanze tugera twumva ngo n'ivuriro ngo yagiye kwisiramuza ntago ari ukumusebya iyo amakuru yagucitse akagera hanze twe tuza twitangira umva nyuma yaho arwanira na rwatubyaye wabonye cyane se rwatubyaye barwanira muri kamp kibiro 90 bapfaga buhagarikiye hari kubimbaza kandi ngewe arwana bapfa Dididoro ni Didi bese yamaze kubasanga Inyamatara Paris Golden Tulip Hotel buri bucya amavuba kina nkaho mwakwikonsante ubwo ndi gukotinga urw'ubujurire Samu Karenza atuye hariya mu Ibugesera Kegeta avuga ati ntuzi n'ibyamashami na Kwizera Olivier ibyo tubyihorere komeza gatoya nkumvisha ibyo nashaka kubumvisha rero nago tubanze tugaruke kuri Abdul rwatubyaye ku myaka 23 yakinaga muri Amerika ubu yajyayo ntiyarangiye nameze nk'umuntu ufite imyaka 32 abarejo bundi birirwa bamutera amabuye nizo tukubumvisha bikarangira abonye ko umuntu yijanditse n'ubundi akeneye kugarura yago n'ibindi biganiro bigakomeza ntari bumubangamire mugende murebe interview ya Muyango na Emirene yamubajije hagarikaho yagurumva ko aho ngaho mushyizemo urumva impamvu ndi gushaka guhuriza ibyo bintu ahantu hamwe aho operation ruzingiyeho uyu Muyango namaze kwakira amakuru yuko mwumvise inkuru twabakoreye tuvuga ngo mbere y'ubukwe hari ibyombo hari ibirongoranwa byagiye kugurirwa mu bihugu by'Abarabu turaza turabisobanura dutanga umucyo nandi maceno yakoze inkuru namenya amakuru ahubwo yundi mukapo ufitanye connection n'uwitwa Muyango Claudine w'umuki umuzungu wahagarikiye aho baziranye bakora iki ngo Noruberi ngo umugore ngo yarabafashe ngo mwa breakinze kandi company yarabyise igihuha none se company ubwo wawe ari wowe rega twe nugutohoza dufata impande zombi nabanje wumva ukuntu arancenoma kimenye Yves nta bibazo yagiye ajyamo n'abakobwa hari impamvu yo muhuje muteretana mugahuza mugakundana kugeza ubwo Muyango ejo bundi se hasotsa amajwi n'ibiki ari gufakingana na basheri na Dori n'ibiki warabyumvise yego kugeza ubwo atangiye kwishora mu bintu byo guhostinga mu majoro abantu ntibabyumve ariko akuramo n'agatubutse ku rwego ayo mafaranga kimenye yayahembwaga kera muri APR uba yaheruka hehe Kiyovu n'amadeni yaherukaga ku bwa Juvenal ngo acyambaye igitambaro uri kumva umusa muri uwo mwandiko nikije kuri Yago agakunguke na Muyango ko muzi ko yikoma ngo ni umuhungu ko muzi nabo bagiye bamubeshyera bose mvuge gutyo nagashya mvumbuye none nge nageza icyo gihe nari nzi n'ibya Muyango n'umuzungu ngo Noruberi aravumbuye ku mushahara yamushyiriyeho shangwa aramamaza NBG United Gin yamamazwa n'uwitwe Verino Murerwa na Junior Giti bari kubyapa abo nibo ba brand ambassador bari ku byapa za Muhanga za Nyabugogo zayo njya mbabona abo nibo bayamamaza abandi rero barokise hari abandi rero hari aba brand ambassador hari n'abandi bantu bari gukora icyitwa promotion mutandukanye aho rero abarirwaho yego abarirwaho kugira ngo nyine abone ukuntu aherezwe ipinda ariko sasanzwe ari umutagatifu none si uwo muntu wo mwaka gasenkani muri company imbere nini za komisiyo ihoraho kandi ngo ari wowe wazanye icyo gihugu yego ariko akarenza umunwa akagira gute karushyira amagara nge mba nerekana ko atari umutagatifu zishodekana arya n'ubuyobozi bukuru mu isibo sibyo byo nimbisobanura bizacuri ngayo nguko reka mve kuri ibyo bintu pe bifite ahantu yagahuriye na Muyango uzazana Donido neza unyumvisha ukuntu Noruberi aza muri ibi bintu umukire umukapo yariteretse ariko se ubwo afite seve nziza ca muri seve ye twumve indonya zigendera kure ni inyangamugayo kure cyane akaramenyesha inzego agakora statement ntushona
umugore we agafunguzwa igitaraganya ariko nawe buriya acisha ibintu mu mucyora ko asanzwe nawe yisabaganya. none se umukada mu gihe utari uhari ibintu byabaye byinshi yego ku buryo ntazi niba ndi bunabivuge byose. biragoye. Irene nawe abayigiriye za Canada abantu baravuga koko nawe ubushize muri wa mwandiko w'isibo yego wari wambwiye ngo umukunzi wa Irene ngaba mu bihugu bya Scandinavia yego abandi batagiye Canada kurongora. Kare numvise ninde wabivugaga arikora bavuga bati umukunzi wa Irene aba mu Bubiligi yego si ba Jihad ubwora birancanga. aho niho hanzamura iyo haza verisiyo nyinshi niho hagaragaza umuntu watohoje ukuri. mvugira ngo gikada cyane bizi yaryoshye ngaho rekura wamfura we breaking news hano Emirene azana chopa tuvuga ngo nta Donido azazana twarabeshyaga kuri Hedonido ko yari ari kwipangira ukuntu azanakorera ahantu kure byaba ngombwa ko ari wenyine ariko se byashoboka bite n'ubu ko ndi kubabwira ko bidashoboka ibyo umugore we tubyihorere kugira ngo tutanavanga dosiye kugira ngo nyine nzongere mpamagazwe ntere kwa ngaha ari cyo cyonyine kuko turi kuvanga amadosiye. Reka mbabwire ibintu abanyarwanda batagiye kwishimira nawe ubwawe ugiye kwikanga na Irene naho mpera ntago ngemba rekura wamfura kora prank ngo ni nasi yanjye ngo yakoze ubu anzika uribuka avuga ngo mama ugiye hakiri kare ngo haburaga gato cyane ni izi blessing ari kwinjiramo ni ukuvugira mu makode ubwe yarabizi ko nababwiye ukuntu yatangiye proje y'isibo sinabibabwiye agera arabakatira yarazi bijya mbere umva breaking inzanye rero igiye kubatangaza ikabakindura umwanya wanjye shango ni Desire ndanamuvuze bicaho byagaciye Irene nashaka arabigenza ate yamaze kumereza amakuru yanteye ubwoba kuko ibintu Emirene yagiyemo notoni rikariya ye tureke n'iby'inzozi ze kuko bakuru be bose bagiye bajyeyo barisudi bari bayoboye showbiz ntago yagiye kubera ubukene ni inzozi yaragiye gusatisfyinga dream ze tureke n'ibyo nawe ari wowe nawe ari we Jara ntiwagenda yamaze kujya gutegurira urugendo rukomeye Vestina na Dorcas icyanteye ubwoba nabwiwe na Desire umunywanyi wanjye wibereye Montreal aha turi ni Montreal shyuha anzika yamaze gukodeshera inzu uwitwa Vestina na Dorcas igihe cy'umwaka n'amezi 3 ubwo n'amezi 15 namaze kwikanga Vestina na Dorcas ntago bazagaruka zikamwe yo zitahanye n'ababyeyi be babimenye iyi ni platform iremere nta muntu uzavuga ubusa n'amezi 2 mugahita mumenya ukuri nikanze Vestina na Dorcas barangije amashuri hoye biga za Gasogira handi kwa Mustafa Vestina ntago afite icya leta kizaba mbere yuko agenda hoye Dorcas ntari inyuma ye aya mezi se bazahava bazahita bagaruka Emirene ayisigaremo kandi muri kubeshya ngo yararonga ibinyoma uribuka hari umunywanyi wabeshye ngo Filipita ngo Cheno ngo iragaruka ngo nyuma ngo kandi ngo barakoranye ngo ubwo urumva ngo inkuru ze ziri credible nanjye wayibye twarakoranye sha amo akitera bakorana n'abasikama mbibabwira Irene yamaze gukodesha inzu izabamo Vestina na Dorcas amezi 15 birahamuriki Desire ndamuvuze yamaze kumereza ubwino muraza kubyibonera ngaruka ngaha untereka usobanura ngo umukadarabe ni kenshi nkubwiye ibintu navuze bigasohora ntago ndara nicaye breakthrough iragora kugeza ubwo ndaya amajoro nkishyura amafaranga nkarekura breaking y'inzu Bruce Melody yaguze muri Amerika nari narageze i Kanombe bukeye uratangira ngo yego ndabizi ngo arayihafite wayitohoje se warayitohoje iriya nkuru oya ariko nabibwiwe na nyir'ubwite koze cyaba
nya nyir'ubwite nyir'ubwite waguze inzu nk'itimu ya Jara Official Team B. nzavuga ibintu byose bizasohora ariko buri wagiye ugakanda koko ngo na Maji papa we wamufukuzije yaravuze ati uzi ko coach Gahiri tutaziranye breaking news kuwitwa Yago yamaze kugenda ahereza inka Bruce Melody yamwituye iki kuyihe korabo kuko yegushishikariza abantu ngo baze mu gitaramo cye yarayimuhaye cyane ntayo yamuhaye tube turaho uri muri timu yarayimuhaye nawe Yago yahaye inka Bruce Melody kagira inkuru aramugabiye yego ye amashumi se muri abagome arangije Yago nyuma yo gukora indirimbo ngo habaye ibitangaza ngo abimusanze bo ngo ntibabimenya ngo ariko ab'i Kigali barabimenya aragenda afata umwami Ayiserasi arabambaha inyuma ngo dore umwami wa Ayiserasi roro modo kose ko umusaza se akose ku buryo utamuye igitekerezo nta ndirimbo yari amaze igihe akoze ariko se koko ikihe koko se Yago ni umurasta sinshona ubu yararebye Ayiserasiye arabona muri podcast ye niwe muntu agomba kuba akomani sha mwagiye mukundana akorimo na radio ivuga ariko se iby'abarasta oya radio nk'unyakwigera bombo clatinade ariko ku buryo radio roro modo we wamujyanye mu muziki agafoto ke kaba kangana gutya Serasiye ingani koko niba mwinspirasi biteye ubwoba biteye ubwoba Irene yego ntangiye umukada nyuma yo kurokirita abanyamakuru agategura ikibuga kijyanye na shene ubwo ni ikimiziki yarateguye kuko numvise banavuga ko wari n'imiziki yagiye akoze yabari abana nyinshi kabisa ngo diyo video yego bisobanuye iki ariko noneho icyo mukadavuze ni iki inzu Vestina na Dorcas barabamo kuva mu kwa 7 yishyuwe amezi 15 aho rero uzangarure untere ku nkandira akanyenyeri nsobanura iby'umugore we nicyo gihagezemo noneho mbabwira ndamutse noneho nde kwimiriro nkavuga ko na wa wundi babyaranye umwana babanyeho nkavuga ko ari n'umwana w'umusoja zakamwa ayo zitahanye harya burya ubwo si byo mbivuze bibaho ntibibakange kuko wananiranwa n'umuntu ntimwahuza cyane iyo ushatse hubuhubu ubwo hubuhubu ni ibintu bitaciye mu buryo bwiza sha ngo bagukomera amashyi hari igihe ngo akanini ngo bikunze kuzamba ntibabanye mu nzu arabihakana se yavuze ko byanze ntibabyaranye ubu se ntibatandukanye papa we yari iki nagashya papa we yari iki bambwiye ngo mu biturika ngo ni uhirgiye ubwo si byo mbivuze iyo ni fact undi hari ibintu tuvuga bya facts ubwo sorry Dado wahemukiye Philipita none mvuze ko muri ibyo bihe ari nawe wibaniraga na Irene ku manywa akegeta yibanira nawe Dado sha ati biganiro biririza umunsi akoze koko biririza mu byirirwamo aya ntuzaho mitanjyase Oridado baramwica noneho Doni nta cyumba yari afite kwa Oridado ubu se ubukwe burapfara cyangwa bwarabaye ibyo ngarura aha untereke mbisobanure ase yabagagiye kwa Oridado ko yabagiye kwirebera inyamaswa andi baturanye inzoka Oridado ni inshuti yawe se Emirene ubu se yabibwiye mama Vestina na Dorcas ko bazatinda ese Medina de Ben baratorotse cyane barabihakana se Vestina na Dorcas nibo banza amahirwe bavuze ngo ni bucarina nini ese nta muntu wazamukanye na Kenisora agasigarayo kangiye jye unyemerera mvuge mu makode ako nawe ari wowe hari Keni yakoze ibintu by'abasaza
uzangarure ntituvange dosiye muvandi yego ni wowe uvuze iby'abakupure wanga kuvuga iby'urukundo rwa Irene reka ne kubitindaho ko numvise usubira inyuma uza mu ba ex hano aba ex buri aba baragiye rega ahubwo reka nigire hano we celebrate love kanigire ku rukundo twabonye nijoro ivuri rwose aruha umugisha citaruha umugisha DC Clement yijajara atungura isi kanzi kamfura ahubwo warutangiye kuvuga abantu bari mu kirori cya DC Clement aka man of the match ndetse nyuma yuko yari amaze igihe agenda bigura intege kuri YouTube channel ye yagarutse yatangiye kubona ko nyine ari karimo umuntu aba agomba kubagarira neza ariko kandi yagiye abeshya ibinyoma byinshi bitandukanye nje kugira ngo nkireho agapwe virigire bishobora no kuzamba akazashaka undi ntago ibi ari confirmation ariko urabizi ko yagiye yidoga ko afite umudiaspora ntago wabyumvise mu nkuru ze se no kwa Irene ashobora kuba ari kuzimiza yego cyangwa wenda bikaba bitaragenze neza ubyo binyibutse rero ako kazirikane mbitangeho umucyo ikindi abandi bantu bahagaragaye kuko njye narindi mu Kizuru Hotel uranabizi kapo kwa bari hariya akanuye neza atanga umucyo Hotel niho byabereye ku mugoroba guturuka saa 10 abari kubitegura bari bahageze guturuka saa 2 nibwo ikirori cyari gitangiye ariko hari ibintu bibiri nshaka kuvuga byantunguye narabibabwiye ibintu by'amatimu ngo yarafite abapare babiri pare wa mbere bamwita Muyoboke Alex sinabibabwiye iby'amatimu undi The Ben ari gushama uyumbu wowe uninza amakirinike uzavuga ati nyamwe undi bari kuvuga nyaboneka ikibanza baguhaye ndakikubakira undi pare we ninde natangaye nukuri nari impari oya reba amafoto ubusi ifoto urabona nta ifotoreye muri santimetero iyo nta handi yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga nge narindi mu Kizuru rego uyu ni umuvandi yamaye iyo foto urabona honde ndabonaho DC Clement yego Janvier Romeo yego urusese urukundo rwe ngiye kuza no mu mazina na Donido iyi foto se arahandi wayibonye urabona ntayo bafotoreye iruhande rwabo se cyo tanga umucyari unazicishemo babirebe nicaye nagafate mukada yego ndakagucishemo ariko aba ni abantu nzi dore no waruhibereye dore ngabo abavandimwe n'iki bari muri organization kuva na kera no mu bwabo ni abantu muri Kigogo aho ni za Kigogo kwivuke ubwo urumva mba ndimo nkegeta ubwo urumva nanjye naje kuhisanga ariko nza kugira ikibazo gikomeye mbere yuko ninjira mu miriro ya DC Clement icyambere wamaye mikoro mvuga Donido ya Muyoboke niwe muntu wandebaga ijisho ribi ku buryo kwicara byananiye utaramubeshye amubeshyera iyo mubeshye yakora iki akandirwa se iyo mubeshye yakora iki kimihurura aha umuntu bita Cita nagize ngaho ubwo ari bunteza abasekirite ngo kubera ko ngo YouTube channel ya Cita Magic atariye ngo kubera ko nabivugiye aha kubera boss wari Sabaka na Parewe na Godfather we n'umujyanama we akamujyana mu bwemusi n'ibiki byo byose ndabivuga akanakora ikosa ryo kwishyira mu mazina ye kandi yari kuzayikora none se cyo nkubaza ngo ibyo ngo byaramubabaje sha ayabanza umbwira undi aho nituatinde ndi kukubwira ibintu byabereye ahi wawe bari banyice hari fata ku mavuta yavuga ngo ngeyo bibaye ngombwa nohereza amaso singe kuri tere ntimumenye ibyo avuga naraye mbikonfirimye naturumbutse igitaraganya maze kumenya ubwino nashakaga nge kubabwira ngagiraga comment ubivugaho ijisho ribi rya Muyoboke banjyanira inzara ngo dore nguri umukada ngo none turamukizwa n'iki Cita wa Remusi by the way uribukana wa mwene wabo w'igitwa yarekuyeho imiriro ukina muri Bamenya series urabyibuka DC Clement Bamenya nawe yari hafi mu batera nkunga nawe tumutambukeho kugira ngo tubigendanemo neza n'abafamiliye be nyine bake undi mupare yari Romeo koko Romeo nyuma yuko ahembwa ibihumbi 100 igihe kinini ntibyo ariko na isi yari yaraboreranye se
disi niyamugaruye muri game ariko barafatanya waburetse wincamo ejo bundi Mika mvuge nayo kwa Mikase Oya. kwa ringe Mika aramuzanya mukuye ku cyavu ariko urabizi ko afite umugore Romeo nyine yamutanze mu bubyeyi ariko baniganye mu mashuri urabizi we ni umuntu we ari shefu we ubwo ngo niwe ngo ahanaguraga ngo ateraga parufe ngo agira ate ngo niwe pare wo hafi cyangwa se uwuhagarariye niwe pare ukora protocole Yego. akaba na pare w'ifoto andi makuru rero aho ngaho nkimara kubona bari guhamagara urumva hari umujama wari uhari w'umumetisi gutya afite sheri ubwo sheri we ni inshuti y'akadasohoka y'umugore wa Disikrem noneho bakajya babwira umugore wa Disikrem alo bagiye kumuterera ivi muzane wambare neza sheri wambare ibisa n'ibyanjye nambaye umutuku tuze kuhacana umucyo niwe baterera ivi ngo yamuzanye ngo ariwe ngo ugego ngo uzanye umuntu umudiyasipora wogoga agategura umutaka nyaruka akabanguka kabazizahe moteri azamuka nahise mbanza ndikanga uko mbangura amatwi nkabona inzara ziravuza ubuhuha iyo nkuru sitambutse neza ntayumvise kandi Disikrem afunga umutwe byumvikane ntubizi ubu yatereta umuntu murazi ijoro aribwo ari kwa porodinga aribwo ari gushaka gukora operasiyo ari wowe se urabizi ngo umuntu siko yanga agasuzuguro bajya gukunda hashize imyaka 3 diaspora forget icyo kibanza gitambuke ukuvuga ngo uyu mugore wa Kerema si umudiyasipora abavuga ko ari umumisi indi breaking news ya kabiri mwamusacinga mwakora iki uri kumva uyu ni umunyarwandakazi wuzuye ndetse ndagira ngo breaking n'amazina ye mu bambere kuko nyine nari mu kizuru bamwita Manzi Ariane Wamfura we Madamu Disikrem anytime bishaka no gupfa nubwo tumwifuriza ishya n'ihirwe kandi biri kwihutishwa Disikrem ku myaka 26 agiye kurongora icyo bita gushyuha shyuha Vensiza sinakweretse se singuye ahanga afite imyaka 4 sinakweretse ariko bwira abanyarwanda none ubwanwa butaramera agira ngo wabuserereje murebe disi niko aho yayikundiraga gasobanuye buriya yari umuntu wayanga cyane